nongeye kubifuriza ibihe byiza nizere ko mumeze neza ndabasuje nanabaha ikaze cyane aho muherereye hose nizere ko ibintu bimeze bon sana uranyumva neza cyane kandi muranambura neza ko nagarutse ngo tuvuge kuri Apple Football Club turavugaho ni ikipe ikomeje kuvugwa ku isoko cyane ahanini ku isoko ry'umuzamu. Ibi bihagaze gute nyuma yaho mbabwiye rutayizamu bagendaga banegosiya nawe kugira ngo abe yaza muri iyi ekipe, noneho iyi ekipe ya Apple Football Club iyi ekipe y'ingabo z'igihugu yageze ku muzamu. Iravugwamo abazamu babiri batandukanye. Umuzamu wa mbere ni umuzamu ukina muri Afrika y'Epfo, undi muzamu ni umuzamu w'ikipe ya Mozambique. Uwo ninde abone kugira ngo nze tugende turebera hamwe turebe uko bihagaze muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Ikindi kintu muranyemerera gatoya mvuge no kuri ekipe ya Rayon Sport, ariko byo nta byinshi na update ndetse no ku ikipe y'igihugu Amavubi, ariko by'umwihariko ni special ku ikipe ya Apple Football Club kuko ni ekipe yitegura gukina imikino ya CAF Champions League. Reka nze banze ikiremo akakaririmbo k'iyi ekipe kugira ngo tugende neza cyane tugende tureba ibivugwa muri iyi ekipe muri rusange. Aperi FC abakunzi bawe tukuri inyuma. Aperi FC abakunzi bawe tukuri inyuma. Yes, nkuko nari mbikubwiye rero reka duhere mu Mavubi gatoya, ariko naka update ndi kugira ngo mbahereze naka update gato cyane. Ni ikipe y'igihugu y'umutoza Stephen Constantine yamaze guhamagara abakinnyi 24 azifashisha mu mikino ya gishuti, mu mikino 2 ya gishuti afite umukino bazatikina na Tanzania ndetse n'igihugu cya Komore. Wakwibaza uti biteye gute? Bahamagaye abazamu batatu. Umuzamu Niyongira Patience wa Polisi, umuzamu Hakizimana Dolphin wa Apple Football Club ndetse n'umuzamu bita Kwizera Olivier wa Rayon Sport. Mu defenseur amagaye witwa Mutsinzi Angel Jimmy Nijya na Clement wa Apple, Kavita Fanuel Mabaya wa Birmingham Legion, amagara Shimimana Yunus wa Apple, Byiringiro Jean Gilbert wa Apple, amagara witwa Manishimwe Emmanuel wa AR Masoro, amagara n'uwo bita niyo mugabo Claude wini kapiteni wa Apple. Mu midfielders cyangwa se abakina hagati mu kibuga yahamagaye witwa Emeran Noam Freight, uyu nguyu akina hariya mu gihugu cy'u Buholandi. Amagara witwa Kwizera Georgia akina mu yo bita For the Island, hanyuma ikina mu yo bita Rhode Island. Hanyuma witwa Kuri Johan Marvin, uyu nguyu akina mu yo bita AC Berizona. Hanyuma hakaza Mugisha Bonel Casemiro akina hariya mu Misiri mu ikipe ya Al Masry. Hanyuma tukabona undi musore kapiteni w'Amavubi Djihad Bizimana akina muri Constantine hariya muri mu gihugu cya Nigeria. Akaza witwa mu gihugu cya Nigeria so mu mbabarire Gillet Samuel, uyu nguyu akina muri La Louvière. Ruboneka Jean Bosco wa Apple Football Club ndetse na Muhire Keve wa Jamus yahoze kapiteni wa Rayon Sport. Mu batakamaga witwa Nshuti Innocent akina mu bita Ali Wafake hariya mu Barabu. Hanyuma muri Saudi Arabia. Hanyuma akaza witwa Irweneza nakina Kiyovu. Bramahire Abedi akina icyo ikipe bita Asaba. Mikel Joy Slade uyakinira bitwa Caravan FK. Hakaza witwa Uyaremye Fidal uyu nawe akina Kiyovu Sport, n'uwitwa Mbonyumwami Taiba ukinira Marine FC. Ni Apple Football Club yahamagawemo abakinnyi bagera kuri 6, Rayon Sport umwe ndetse na Kiyovu Sport yahamagawemo abakinnyi bagera kuri 2 ndetse n'ikipe ya Marine yahamagawemo witwa Mbonyumwami Taiba ndetse na Polisi yahamagawemo mu kimwe witwa Muzamu Patient. Nawo ngaho umutoza w'ikipe y'u Amavubi yahamagaye. Hanyuma ubwo binyerekeze kuri ekipe ya Rayon Sport mbere yuko ngana kuri Apple Football Club. Icyo wamenya muri Rayon Sport ni Rayon Sport ku munsi w'ejo yaraye kwihaga suzuguriro. Rayon Sport yarayitanze isomo rya ruhago nyuma yo gutsinda ekipe ya Bugesera y'umutoza Kamarade yari yananiranye babatsinze ibitego 2 kubusa. Ibitego by'utwa Asumani Ndikumana ku munota 68 ndetse n'uwitwa Aziz Basani. Abangaba nibo baje kugenda batsindira Rayon Sport. Rayon Sport yongera kwisubiza icyubahiro. Hanyuma bihamahirwe ikipe ya Rayon Sport yo kuzakina imikino ya CAF Confederation Cup nta gihindutse kuko iyi ekipe imaze kugenda isigame ikinyuranyo. Kiyovu Sport amanota 2 ndetse ni Kiyovu Sport bazakina umukino wa nyuma. Rayon Sport irasabwa kunganya cyangwa kudatsindwa igitego kirenze kimwe kugira ngo
ikinyuranyo cy'igitego kirenze kimwe kugira ngo bibe byagenda birushaho kugenda neza. Nicyo waba ugiye umenye muri ekipe ya Rayon Sport. Nazizi Basane urahagaritswe ariko aho agarukiye agarukana igitego ndetse bigenda bimubagarurira imbaraga. Nicyo nawe ngiye nkubwiye muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu binyerekeje muri ekipe ya APR Football Club tuhuze cyane. APR Football Club icyo wamenya iravugwamo umuzamu, iravugwamo kuzana umuzamu uwo ninde. Mu binyamakuru byinshi mwabonye mu buryo bugiye butandukanye, ibinyamakuru byinshi byagiye bivuga abazamu bagiye batandukanye, ariko icyo wamenya, icyo nakubwira, APR Football Club mbere byose irimo kurambagiza cyangwa se ibiganiro bigeze heza n'umuzamu w'imyaka 27 ukinira ikipe y'igihugu ya Mozambique. Ni umuzamu ukinira kandi ikipe club bita Black Bulls y'Imaputo hariya muri Mozambique. Ni umuzamu wumvikanye na APR Football Club kuba nibura yayisinyira imyaka igera kuri 2 y'amasezerano ari muri ekipe, nk'uzayifasha kwitwara neza mu mikino ya CAF Champions League bari gutegura bagomba kwerekezamo. Ni umunyezamu witwa Hernan Suwani. Uyu nguyu ni umunyezamu w'imyaka 27 y'amavuko usanzwe ukina ikipe y'igihugu ya Mozambique, witezweho ko uyu nguyu ashobora gusinyira ekipe y'ingabo z'igihugu nta gihindutse, akaba yaza kugenda yitwara neza cyane ku ruhando mpuzamahanga. Bikaba byazagenda biyifasha cyane ikipe ifite abakunzi benshi, nacyo twakwifuza ko ikipe yagira kure hashoboka, ikaba yagenda ihagararira u Rwanda neza. Ni ikipe kandi ya APR Football Club si uyu muzamu wenyine, kuko bivugwa ko uyu muzamu deal iramutse yanze bashakira ku wundi muzamu nawe bari kugenda baganira. Ni umuzamu w'ikipe ya Power Dynamos hariya, umuzamu wa Power Dynamos witwa Willard Mwanza. Uyu nguyu nawe Willard Mwanza, uyu nguyu nawe ni umwe mu bazamu bakomeje kuvuga ko ashobora kuba yajoininga iyi ekipe ya APR Football Club igihe umuzamu wa mbere byamuka byanze. Nabo basore bakomeje kuvuga ko bashobora kwinjira muri iyi ekipe. Nibyo ngibyo none babwiye, ubwo ntekereza ko mbabwiye iby'umuzamu kandi n'iby'umwatakaye ekipe yifuza kuzana nabyo narabibabwiye. Ngo gutegereza tukareba niba aho isigaje n'ukuraforosa muri Mediane. Muri Mediane nabwo ni ikipe ikomeje kugenda ishakisha mu bihugu bigiye bitandukanye, igenda ireba muri shampiyona zose ngo igende ireba abitwaye neza, iri yagenda ibakurura ibazane muri iyi ekipe bajoininge kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza cyane. Nicyo ngicyo nahubwiye muri ekipe ya APR Football Club, nibyo bikomeje kuvugamo zangenda mbakurikiranira. Gusa umukunzi wa Rayon Sport unsabye ngo mubwire statistiques z'ejo kuri match ya Bugesera. Icyo wamenye nuko Rayon Sport yagize position 65, Bugesera igira 33, hanyuma ibitego ni 2 nyine kuri ubusa bwa Bugesera. Rayon Sport yateye amashoti ajya hanze 3 na Bugesera itera 3, ajya mu izamu yateye 7 Bugesera itera 1, corner yateye 9 Bugesera itera 1, hanyuma offside 3 kuri 3, cross bateye cross cyangwa se imipira y'ibakase 3 Bugesera itera 2, hanyuma amakosa 12 ya Rayon Sport 9 ya Bugesera. Yellow card ni 1 kuri 1, red card nta yabonetse, hanyuma save 5 za Bugesera kuri 1 Rayon Sport. Niyo ngibyo nabahubwiye nanone kuri ekipe ya Rayon Sport ko babimbazaga, nizere ko bisobanutse neza cyane. Namwe muri kugenda bumbaza ku busesenguzi bijyanye n'imikino y'igikombe cy'isi, nabyo ni vuba bidatinze ndabibazanira vuba ngaha live kabisa, tuzabivuga live ni vuba mu matariki ari imbere bidatinze nzajya ngenda mbibabwira. Ndumva rero nabashimira byinshi nahise kuri Rayon Sport ndetse na APR Football Club. Nibyo ngibyo, ubwo ni ikipe ya APR Football Club nanatanga update, ahubwo ni ikipe ya APR Football Club mu kanya ifite umukino ku isaha 12 za gukina El Merreikh. Ni umukino witeze koko iyi ekipe y'ingabo z'igihugu nayiza kugenda yitwara neza, ikaba yagenda ikomeza kwavansa yegera ikipe ya Al Hilal. Nubwo rero isize cyane, ariko ni ikipe ya APR Football Club igomba kwisubiza icyubahiro, bagomba gutsinda umukino wa El Merreikh. Mbona nta nizitizi n'imwe hari yatuma badatsinda ikipe ya El Merreikh, nacyo twifuza nk'abakunzi bayo. Ndumva rero nibi byavugwaga, ahubwo reka mbashimire mwibuke kuna ko mwakanze subscribe, nusanga utarekanze ukandeho. Ikindi kandi kanda kuri ako kazogera, ndetse igihe ubonye iki kiganiro kora like, kirayikinge, wandika comment zawe nzangenda nzisome, ndebe ibitekerezo byanyu, munyandikire mu mbwira muti hindura ibi ngibi cyangwa se garuka kuri ibi ngibi, byose ndahari kugira ngo ngende nibagarukiraho. Ikindi kandi niba unyuzwe n'iki kiganiro ibuka kugisharinga kigere kuri benshi, ubundi dukomeze kubana mu isi ya siporo. Navuga ndeka mbashimire neza cyane. Iyi Renepo TV official nawe ngiye murambona neza cyane, umuhungu wanyu Nepo. Ndeka mbashimire neza cyane, babwire ni mugomeze kugira ubuzima buzira umuze
naho utaha mu kiganiro ndi bukore nacyo nizere ko muza kuba muhabaye bonsana nabibonye ko munyereka urukundo. Rero bye bye, hasta la vista.